Amahoro nshuti y'Imana, amahoro wowe wakoze subscribe kuri Olivier Media TV, nawe utarakoraho Imana ikomeze kuguha umugisha. Ndi Wansori cyangwa unyita Kizito bitewe n'iri kubangukira. Nizeye ko mumeze neza, Nyagasani Imana akomeje kubaha ifunguro ribahaza, atabaha iribatera umurengwe. Kuko umurengwe wica nk'inzara, ndabizi ko mubizi mwese. Uyu munsi rero tuje kwiganira ku ruzinduko rwa Muhoozi General Kainerugaba, nyakubahwa umugaba mukuru w'ingabo za UPDF, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, akaba n'umuhungu wa perezida wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba, aherekejwe na mugenzi we w'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Basuye ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama riherereye mu karere ka Musanze, ndetse anatanga ikiganiro ku baryigiramo. General Muhoozi uri mu ruzinduko mu Rwanda kuva ku wa 4 yakiriwe n'umuyobozi w'ishuri rikuru Brigadier General Andrew Nyamvumba, anatambagizwa ibice bigize iri shuri, aho yanateye igiti nk'ikimenyetso cyo kubungabunga ibidukikije. Mu ijambo rye, General Muhoozi yagaragaje ubufatanye bukomeye bw'amateka hagati y'u Rwanda na Uganda, butanga umusaruro ushimishije kandi bugaragaza ubushake ibihugu byombi bihuriyeho mu gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose cy'umutekano byahura nacyo. General Muhoozi yagize ati, hamwe n'ubushobozi bw'ibyo bisirikare byombi bikomeye, nta kibazo na kimwe cyatunanira tubishyizemo umuhate. General Muhoozi yatanze ikiganiro ku banyeshuri bari gukurikirana amasomo muri iri shuri baturuka mu bihugu 20. Icyo kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko iganisha ku bufatanye mu by'umutekano mu gutegurira Afurika itekanye kandi ifite ingamba mu guhangana n'imbogamizi zabangamira inzira igana ku iterambere. General Muhoozi yashishikarije aba banyeshuri kujya bibanda ku butumwa bwa Pan-Africanism mu guharanira inyungu n'ibikorwa by'umugabane wa Afurika, kugera ku iterambere ry'abaturage no guteza imbere ubuvandimwe bw'Abanyafurika bose. Yabasabye gukorera hamwe n'Abanyafurika kugira ngo babe abambere mu kwikemurira ibibazo byabo ubwabo. Muri uyu mwaka, ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama ryakiriye abanyeshuri 108 baturutse mu bihugu birimo Rwanda, Benin, Burkina Faso, Botswana, Repubulika ya Centrafrica, Eswatini, Ethiopia, Ghana, Guinea, Jordani, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Niger na South Sudan, Tanzania, Zambia ndetse na Uganda. Ibyo byose ni ibihugu byagiye bica muri iri shuri muri uyu mwaka, biba bigenda bigaragaza ubufatanye igihugu cy'u Rwanda gifitanye n'ibindi bihugu bya Afurika, ndetse n'imvugo nziza cyangwa se umubano mwiza abayobozi cyangwa abaperezida bene bihugu baba bafitanye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda. Ibi byose ni ibigenda bigaragaza umubano u Rwanda ruba ruri kugenda rwubaka hagati y'ibihugu bya Afurika, ndetse n'izina rikomeye n'ubufatanye mu buryo bwa gisirikare biba bigenda byubaka, ku buryo mu gihe habaye ikibazo mu gihugu kimwe, ibindi bihugu byose bishobora kuba byaza
bigatera ingabo mu bitugu igihugu cy'u Rwanda, nk'uko nacyo kidahwema kujya gutanga ndetse no kugarura umutekano mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Kuko mubizi ko u Rwanda ruri muri Centrafrica, Bangi, rukaba ruri muri Mozambique, ndetse rukaba ruri n'ahandi henshi hatandukanye ku isi, nubwo bamwe mu bihugu by'amahanga batagenda babyumva, ahubwo bagenda bakomeza gufata igihugu cy'u Rwanda bakagerekaho ibibazo bya Congo. Kandi Congo bivugwa yuko M23 iba iri guharanira uburenganzira bwayo, ariko nyamara mu by'ukuri Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Faci ntabwo we aba ari kubyumva, ahubwo aba yumva ko ari igihugu cy'u Rwanda cyamuteye ndetse kiri kumusahura, nk'uko agenda azenguruka amahanga abivuga, asabira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Kandi mu by'ukuri ntabwo ibyo ngibyo ari byo biraje ishinga igihugu cy'u Rwanda, kuko nyakubahwa perezida w'ubwe wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ntiyamye kuvuga yuko M23 iba iri kurwana iharanira inyungu zayo, ko we nta muhate n'umwe ndetse nta n'ubushobozi ndetse na gahunda afite yo kuba yajya muri Congo, ahubwo we arajwe ishinga n'ibibazo by'abaturage be. Bityo Faci nawe agomba gukemura ibibazo by'abaturage be, akareka kujya ahora afata ibibazo ngo abyubike ku Rwanda cyangwa abyegeke ku gihugu cy'u Rwanda. Agahugu gato, agahugu kifitiye ibibazo byako, agahugu kadafite perezida wa wundi uzakubita urushyi umusaya umwe ngo ahindure aguhe n'undi musaya ukubite, ahubwo ubwo yivugiye yuko nukubita umusaya umwe ntabwo azahindura ngo umukubite wa kabiri, ahubwo we azahita akubita ahasigaye hose. Ibyo yabivugaga arimo abwira Ububiligi buheretse gucana umubano n'igihugu cy'u Rwanda, ariko bikaba byaragaragaye yuko nta gihombo u Rwanda bizagira mu gucana umubano n'igihugu cy'Ububiligi, na cyane cyane ko aricyo cyazanye amacakubiri mu gihugu cy'u Rwanda, byanateye jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Bagiye bazana ibivangura, bagenda bazana amoko yo gushyira mu irangamuntu, bityo bituma igihugu cy'u Rwanda cyisanga mu icuraburindi, cyisanga muri jenoside, aho umuturage yatemaga mugenzi we, aho umuturage yafataga umwana w'umuturanyi akamusekuza igikuta. Ibyo byose byatewe n'Ababiligi. By'ukuri bivuze ngo ni nk'aho bari batangiye kujya bashima mu nkovu cyangwa bashima mu gisebe, bashaka gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano, birengagije ko aribo ba nyirabayazana b'ibyabereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo byose igihugu gihagazeho kandi gifite umutekano ukomeye, kuko nyakubahwa perezida ubwo we yaravuze ati muryame musinzire, mwongere mwicure, mwongere murote, twebwe tuzakomeza kurinda umusugire bw'igihugu cyacu. Imana rero ikomeze kubaha umugisha mwebwe mwakomeje kuntega amatwi. Nimba wumva bikwiye koko, ariko ubushake bwawe kuko ntacyo byaguhungabanyaho, kora subscribe wowe utarayikora, ukore share, utange comment ndetse unampe like. Ngendi Wansore cyangwa Kizito, Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose. Ifunguro riguhaza rikomeze rikugereho biturutse ku Mana, ariko irigutera umurengwe ryo uritere ibitugu, kuko umurengwe wica nk'inzara. Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose. Ndabakunda kandi mbifurije gukomeza kubana nanjye umuryango mugari wa YouTube. Yewe ubwanjye nyine ntacyo nakwigizaho, ahubwo ni mwebwe mwenyine wo kugira ngo mwe mwagira icyo mukora ntera imbere. Niyo support yonyine mbasabye. Imana ibahe umugisha, mukomeze guhaha muronke, ndetse munakomeze guhirwa n'ibyo mukora byose. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Ciao.